hari ibyo abantu bapanga nk'abantu, hari n'ibyo abadayimoni bapanga, ariko hari n'ibyo Imana ibirimo irapanga. Aleluya. Mugerageze munyikirize gakeya. Aleluya. Imana ifite umugambi mwisenga nyisaba ibiryo inzara imeze nabi. Nari naracuruje, narahombye, naratashe, kuko n'ubundi buhamya ndataha mbura naho kuba ndahabura. Aho nabaga kwa garafurere naho baranyirukana. Mugora arambwira ngo ntabwo uzajya uhora urya wicaye, ngo jya gushaka akazi. Soze ndamubwira n'akazi ndagashaka he kureba byanze. Arambwira ati niba byanze rero ngaho isohokere wigendere, gutunga umuntu udakora ntabwo nabishobora. Anyirukana ku manywa y'ihangu saa 8 z'amanywa, izuba riva. Nkabireka singeyo, inzara ikabirandi. Rimwe hari gurupe twabagamo, abandi bajyana ibyifuzo byinshi. Icyo nari ngiye gusaba Imana, nenge kwibwira ngo Mana unyihere umuceri mirire, nicyo nenge kuyisaba. Ariko Imana ijya iduha ibinyuranye. Ariko Mana we, shingiye kuzo nabonye umugabo ko nakure cyane habaho Imana itakuru. Sawa, ndagenda, abandi bajyana ibyifuzo by'amafaranga. Ewe harimo n'umusore ukuze agiye kwisabira umufasha. Nanjye kubera inzara ngenda mbwira Imana n'Uwiteka we, mbabarira umare inzara umizo kurya, numi byo kurya nzagusha. Nicyo cyifuzo najyanye. Ndahagera turasenga. Isaha y'isa 8 z'ijoro sinzayibagirwa. Mu bantu twajyanye gusenga, muhanuza avamo arambwira ngo umva uko Uwiteka avuze. Aravuze ngo dore icyo waje gusaba si kiguhaye. Nguko baririmba ngo igise cya mbere kikaba kirabahaye, bakongera bati uracyari ya Mana ivuga bikaba. Icya kabiri kiraza, gatatu ati uri Imana ikora ibitangaza. Ngo barangize ngo bahita babyara, ngo abaheburayo barabyara. Baravuga ngo password na yindi kwa ruguhimbaza Imana. Ngo abanyegiputakazi ngo aho bari baribo, ngo bari batewe n'imiborogo, barimo baraboroga. Yororororo ndapfuye mama yiwe ye baraboroga. Mu gihe baboroga, Imana ngo ijijisha babaganga ngo bajya kwita ku banyegiputakazi, basiga abaheburayo kazi. Kumbi kubasigaho ni igihe cyo gutabarwa k'Uwiteka. Imana ishimwe. Hari igihe Imana ijijisha abadayimunisha, ikabajijisha bakabona ibizaba, ariko ntibamenye igihe wabigereyemo. Kaza muduhaye kugira tubane namwe. Shimiye umushumba, shimiye watuyoboye kugira bigende neza. Ariko kandi tunashimira Imana iduhaye n'imvura. Imvura nayo ni umugisha cyane ko haba hari abantu bayikeneye, kandi natwe tudahinga bitworohera guhaha bigura makeya. Ngaho dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Ndashaka tuganire igitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva. Tuganire iryo jambo ry'Imana. Dusome ibice byaho bibiri. Igice cya mbere murongo wa 15. Igice cya mbere cy'igitabo
cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva, maze tuganire. Aravuze ngo 1:15 ngo hariho ababyaza b'Abaheburayo kazi, umwe yitwaga Shifura, undi yitwa Puwa. Umwami wa Egiputa arababwira ati, nimubyaza Abaheburayo kazi mukabona bicaye ku ntebe babyariraho, nihavuka umuhungu mujye mumuhotora, ariko naba umukobwa abeho. Maze abo babyaza bubaha Imana, ntibakora ibyo bategetswe n'umwami wa Egiputa, ahubwo bareka abahungu babaho. Umwami wa Egiputa ahamagaza abo babyaza, arababaza ati, ni iki cyatumye mukora mutyo mukareka abahungu bakabaho? Ababyaza basubiza Farawo bati, nuko Abaheburayo kazi batamera nk'Abanyegiputakazi, yego, kuko ari abanyembaraga bakabyara umubyaza atarabageraho. Imana igirira neza abo babyaza, ubwo bwoko buragwira burakomera cyane. Kandi kuko abo babyaza bubashye Imana, ibaha urubyaro, baba imiryango. Farawo ategeka abantu be bose ati, umuhungu uzajya uvuka wese mujye mumujugunya mu ruzi, umukobwa uzavuka wese mujye mumureka abeho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ego, mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndashaka tuvuge ku ijambo Imana imaye kandi rishorewe na Mwuka Wera. Iyo tuvuga ijambo ry'Imana, tuzi ko ijambo ry'Imana rivugutiwe inshuro nyinshi cyane. Ni ijambo ridacuya, ntabwo risaza. Abantu bajya basoma ibinyamakuru bikagera igihe bikarangira, hagasohoka ibindi binyamakuru. Ariko ijambo ry'Imana, uhereye mu batubanjirije kuva kera barisomye, na bugingo n'uyu munsi wa none ntabwo rihinduka. Iyo urisomye undi akarisoma, wumva ririsha muri wowe. Impamvu si yindi, rivugutiwe kenshi kandi ni ibyahumetswe byera by'Imana. Kandi mbabwire ko ijambo niryo rizura, niryo rishyiraho. Ijambo ritanga ubuzima, naho butari buri ijambo rirabutanga. Kandi ubwo nshaka nanasenga nyana. Ndashaka tuvuge ijambo rivuga ngo itegeko ry'abadayimoni rihinduwemo itegeko ry'Imana. Mu yandi magambo, itegeko ry'Imana rivuguruje iry'abadayimoni bari barashizeho. Icyo ntabwo twiga tubidisiritaho cyane, icyo kirumvikanye. Hari ibyo abantu bapanga nk'abantu, hari n'ibyo abadayimoni bapanga, ariko hari n'iby'Imana ibirimo irapanga. Oh, aleluya. Mugerageze munyikirize gakeya. Aleluya. Imana ifite umugambi mwiza, kandi mu by'Imana iduhaye n'imvura yiduhaye. N'iki Imana itakoze? Za mbaraga zose zandwanyaga waziribatiye Golgota, ndetse n'ibisigisigi byazo ubu nta bubasha bigira.
imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Nigeze sonza, niba hari ikintu kibaho kiryana n'inzara, inzara vuga n'Uwiteka warakoze. Abantu dushaka Imana yavuze bitandukanye n'abashaka itavuze. Babwire ko hari abashaka kubwuko igihe cyo gushaka cyageze, nta n'ijwi bumvise, nta n'agacu bumvise. Ariko hari n'abandi bashaka Imana yaravuganye nabo, kababwira ngo ni ukuri ndi Uwiteka ndirahiriye nguhaye urugo. Oh Mana we, Imana igitanga urugo ndayishimiye. Imana ivugana nanjye ni umusore, irambwira ngo nari ngiye gusenga nyisaba ibiryo, inzara imeze nabi, nari naracuruje, narahombye, naratashye, kuko n'ubundi buhamya, ndataha mbura naho kuba ndahabura. Aho nabaga kwa Garafurere naho baranyirukana. Mugora arambwira ngo ntabwo uzajya uhora urya wicaye, ngo jya gushaka akazi. Soze ndamubwira n'akazi ndagashaka he kureba byanze. Arambwira ati niba byanze rero ngaho isohokere wigendere, gutunga umuntu udakora ntabwo nabishobora. Anyirukana ku manywa y'ihangu, saa 8 z'amanywa, izuba riva. Nirukanke nibwo nabonye nibwo newatse urusengero, njya kuba ku rusengero rw'iwacu aho mbarizwa uyu munsi wa none. Ndahaba nkabariho ndara. Mu gitondo nkabyuka nkajya gukaraba. Hari umumama wacuruzaga hafi aho ngaho, yarambwiye ngo uzaza n'imyenda nyibike, hama uzajya uza urye unywe, ariko aho kurara ntuzahambaze. Ndavuga n'umuntu kumenyera iki gifu, kabona kigaburiye kihiriye gihaze, niyo waryama mu mukungugu wasinzira. Nibwo nayobotse urusengero, ndujyamo ndasenga. Koresha kwabura ko gusenga birakora. Muntu usenga nigeze mbona wigeze ukorwa n'isoni. Niyo abadayimoni bagambira ko ziri bumukore, Imana ica izindi nzira igatabara umuntu bavuganye. Tugire Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Nta muntu usenga korwa n'isoni bazababeshya. Cyakora hari igihe ubona ko zigiye kugukora pe, kabona birangiye, ariko ku munota wa nyuma Imana igaca inzira naho utareba. Haleluya! Nta muntu usenga by'ukuri, usenga by'ukuri. Ndangije ndahaba nkajya senga, Imana ikambwira ati mwana wanjye nzakugirira neza. Ndi Imana nzakugirira neza, n'uwite ni ndabizi uzabikora. Isoni zikanyica rimwe, sinjye kwa wa mumama nkavuga umuntu w'umugabo womeza ubwanwa, zajya muranjya gukinguza abantu ngo nimungabure mfite ubwenge, nekereza umuntu ukuze ufite ibitekerezo
nkabireka singeyo, inzara ikabirandi. Rimwe hari gurupe twabagamo, abandi bajyana ibyifuzo byinshi. Icyo nari ngiye gusaba Imana, ngiye kwibwira ngo Mana unyihere umuceri nirire, nicyo ngiye kuyisaba. Ariko Imana ijya iduha ibinyuranye. Ariko Mana we, shingiye kuzo nabonye umugabo ko nakure cyane habaho Imana itakuru sawa. Ndagenda, abandi bajyana ibyifuzo by'amafaranga. Ewe harimo n'umusore ukuze agiye kwisabira umufasha. Nanjye kubera inzara ngenda mbwira Imana n'Uwiteka we, mbabarira umare inzara wumva izo kurya, numva ibyo kurya nzagusha. Nicyo cyifuzo najyanye. Ndahagera turasenga. Isaha y'isa 8 z'ijoro sinzayibagirwa. Mu bantu twajyanye gusenga, muhanuza avamo arambwira ngo umva uko Uwiteka avuze. Aravuze ngo dore icyo waje gusaba si kiguhaye, iguhaye umugore. Mugore se nzamuha iki? Mugore se nzamuraza he? Ko nanjye naho nagiraga nabaga mu rusengero rw'iwacu. Mugore se, ndamubwira nibwira Imana ibihindure. Yibwira ibihindure ikureho umugore ime umuceri. Niri. Ariko Imana ireba igikwiye. Ibyo dushaka gusaba ibyifuzo 5 muri 5 hakaba nta na kimwe Imana igashyiramo icyayo ibona gikwiriye. Haleluya! Ni hahandi usenga ubwira Imana ngo Mana ideni riranyishe, Imana ikakubwira ngo ni ukuri n'Uwiteka nkugiriye neza. Kandi waje usaba ko ari ideni. Mana ivuga ibinyuranye n'ibyo abantu dusaba. Nibwo bumana bwayo. Arambwira ngo iravuze ngo iguhaye umugore, saba amafaranga ushaka ni ngaho. Ini yiki ate kuzakora ubukwe. Ndayibwira ni rero ndashaka amafaranga atari hasi ya miliyoni 3. Ndasenga nditahira, turatahanaha numva mbabaye kwitamaye ibiryo. Ngeze hahandi n'ubundi inzara irandye. Undi muhanuzi nawe ati iravuze ngo ikubakiye urugo ceceka. Ngaho ibi bintu ndabihuzane, ibiryo n'urugo. Najambo Imana ivuga ngo rihe. Amen. Nigeze njya kubwiriza ahantu i Kanombe, nciye ku muhanda wa Beto hari ikabuga, inkweto nari nambaye kubera ubukene ikikataro agataro akakaracika kavaho gatakara mu muhanda. Abantu bakabonye mu muhanda babona ko ari umwanda, bagakuramo akajugunya muri rigori. Kavuga ati mukuru umwanda mu nzira. Ndangije ndagenda nyango muri metero 50 nazi ko akanuza kavuyeho. Ngera imbere umuntu arambwira ati kwinkweto yawe itareshya ninde. Nibwo nabirebye mbona koko inkweto nambaye hamwe ni harehare ahandi ni hagufi. Yesu ashimwe. Haleluya! Imana irakora, mugira Imana icyizere. Ibintu nimukabikinisha birakora. Bitugiza abagabo mu mujyi wa Kigali. Abandi bigiza ababyeyi, mwarabyeyi muraheka. Mugira Imana icyizere. Nibyo itarakora izabikora. Haleluya! Imana ikorera ku gihe cyayo. Nibyo itarakora izabikora. Kavuga akantu soza ubuhamya mvuga ijambo ry'Imana asenge n'izindi gahunda zikomeza. Ibintu mfite ninabyishe se nabivuga ngo mbirangize.
wowe wabara ibintu byo kuva mu busore nkaba mbyaye 4 wabivamo? Nzababwira ukuntu nabyaye umwana wa mbere nta n'ikintu dufite cyo kumufatamo, Imana ikihesha icyubahiro. Ni birefu. Reka mvuge dukeye. Umugore yahise agwa muri koma, umugore amaze iminsi ngahe muri koma, ya yindi ngo ni iya nyuma yamaze iminsi ngaha yifite mu nda itaraza, bamuha tarasiferi n'ubundi buhamya. Ewe burya no gukomera bigira aho biva, urabanza ugakomereka. Murabona twambaye ikote gute mukagira ngo nuko twabaye se? Ibi bije vuba hafi. Twize kwambara ikote vuba no gutebeza, hege bitakundaga. Haleluya! Bije vuba. Imana irakora. Imana irakora. Birangire. Ubwo se sinabivuze sinabirangije ubundi. Ubukwe bwarabaye singe wahera, ubwo mbisoresha aho ngaho. Bibiliya iravuze ngo aha, reka soze kano kantu kataro kugira ngo mukumve soze, hanyuma ngomeze nuko njya gusoza mu bindi birimo biraza, ariko nta kintu bitwaye, byose hari impamvu Imana iba yabyemeye. Aha, nari ngeze he? Okay. Umuntu arambwira ngo wambaye ibintu bitaresha, nsubira inyuma njya gushaka ka gataro. Uko nsubiye inyuma ngenda nshakisha muri rigori, nza kuza kuko naho bakajugunye, ndangije ndagatora mpita nkakora ikofi. Nta mafaranga nari mfite kugashyiraho, ngakubita mu mufuka ndigendera, n'ubundi inkweto ikomeza itareshya n'indi ndigendera. Ariko uwo munsi teraniro nari ndimo, Imana yakoranye nanjye bitangaza bikomeye cyane. Imana irakora. Ndangije dusohotse, umuntu arambwira ngo mukozi w'Imana wabwirije neza turafashijwe, ariko inkweto yawe nireshya n'indi. Dufite abantu badukomeretsa sha. Ubu tugenda twahuye n'ibikomere. Twahuye n'ibikomere kandi byabo twitwa ko ari abo turi kumwe mu nzu ya data. Nutekereze ko uzakomeretswa n'uwahandi, n'uwo muririmbana, n'uwo musengana, n'uwo mudiyakonana, n'uwo nguwo nta wundi. Nutekereza abahandi. Arambwira ngo nubwo wabwirije neza ariko urakennye, wambaye inkweto itareshya n'indi. Ndamubwira ni ndabizi nabibonye. Ndataha mbwira Uwiteka ni wabibonye. Imana irirahira irambwira ngo nabibonye nitwa Uwiteka, ariko humura ninjye wagukomerekeje, ni nanjye uzakomora. Imana twicaye imbere ijya yomora. Babara umuntu mwicaye mubwira ngo Imana wongeye ikizere, Imana izongera ikomore. Naho waba yari yagukomerekeje izanakomora mu izina rya Yesu. Imana ntabwo ari ingome, Imana ni umubyeyi. Haleluya! Imana irakora. Irakora. None mbyaye 4. Abana beza pe, beza basa na papa wabo beza. Mana yamaye umugisha w'abana, yamaye umugisha w'abana. Cyo ndagishoshe inzara. Imana imara inzara pe, icyo ndagihamya none ubu Imana imara inzara. Najamba Imana ivuga ngo rihere. Ibyo yavuganye nanjye ndimo ndabibona, ndimo ndabona imbaraga z'Uwiteka zibikora. Imana ishimwe. Nta jambo ivuga ngo rihere. Abisiraheli reka ubone mucumbikira aho ngaho. Zababwira ko nabaye mu nzu y'icyumba na saba, mfite umugore n'umwana. Cyumba na saro byanze neza, byanze abiri igihe byanga. Ibi mwirirwa mwibebeza ngo kiriya ngo ni icy'abana, ikindi ngo ni icy'abashyitsi. Herererere
ugira gisegura na gizosa. Igihe byanga no muri shambure tukabamo. Byaranze mba mu cyumba na soro n'umugore. Sinari kwakorera amasengesho y'iminsi ngana. Nashoboraga kuba niryamiye nikorera mu nkono nkaba nakwikubitira utwaka niryamiye. Umugore namenye ibyabaye. Kuko ya masafuriya mutekamo abamama yabaga hafi yaho nuririra ndyama. Nari kuryama ngakoramo gakeya. Ibi kubibabwira si ukubasetsa, ndashaka kubabwira ko Imana ikura umuntu kure nta hantu Imana itakura umuntu, ntaho. Ndahamya neza ko tutibeshye kugukurikira ni byiza, ntacyo bidutwaye kugukorera, ibendera ryawe rizahora rizamuwe kuri twebwe. Twasezeranye nawe iryo sezerano ko tutazakureka. Yesu we turakwemera. Wamuvaho ukajya he? Wasubira muri Kambuca? Kumuvaho ni ugupfa. Kuguma kuri Yesu nibwo buzima. Abisiraheli mvuge nirukanka soze bajya mu Egiputa, bajya ari imiryango mikeya. Bagezeyo Imana ibaha umugisha. Imana ngo ubwoko bw'Abisiraheli burororoka buragwira muri Egiputa. Ngo haza kuza kwima umwami utigeze amenya Yosefu. Ngo amara kwima, ngo areba ubwoko bw'Abisirayeli, arabwitegereza, arabureba, aravuga ngo ndabona aba bantu bashobora kuzafatanya n'abanzi bacu bakaturwanya bakatunesha. Ngo ahimba ubundi bwenge. Ngo ahimba ubundi bwenge, aravuga ngo nimureke dushake izindi nzira zatuma ubwoko bw'Abisirayeli budakomeza kugwira muri iki gihugu. Ngo asoze ngo aho yarari, ngo ashyiraho itegeko rya mbere, ashyiraho n'irya kabiri. Itegeko rya mbere yashyizeho ryari itegeko rivuga ngo abaganga bazabona Abaheburayo kazi bicaye ku ntebe babyariraho, bakabona babyaye abana b'abahungu, bazabafate babahotore. Tegeko araryanzura, araritangaza mu bitaro byose bya Egiputa. Abaganga bose barabimenya, aho bari bamenya ko itegeko ryanzuwe. Tegeko rigomba gushyirwa mu bikorwa rikapurikwa. Abaganga barabimenyeshwa, barababwira ngo aho Umuheburayo wese ari, aho azajya kubyarira ahariho hose, nimuzemere ko hari umwana w'umuhungu baho, ariko naba umukobwa muzamureka abeho, uwo nta kintu azaba atwaye Farawo. Tegeko rirumvikana. Ngo hari abaganga babiri b'Abaheburayo kazi, umwe yitwaga Shifra, undi yitwa Puwa. Aba nabo ngo aho bari bari, Bibiliya ivuga ngo bubahaga Uwiteka. Imana ishimwe. Oh, Imana ishimwe. Ngo bubahaga Uwiteka. Itegeko ko ryanzuwe, ngo nabo barabimenya, bamenya ko ryatanzwe rivuye ibwami yo hejuru. Ngo basoza aho bari bari, barabazanya ngo ko itegeko ryanzuwe, twebwe turi bantu ki bo kudashyira mu bikorwa icyo umwami yavuze. Ngo ariko muri bo bari bafite inzira zigana i Siyoni. Amen. Bubahaga Imana. Niba hari ikintu kiryoha ni ukubaha Uwiteka. Mwanditse arabivuze,
aravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha aravuga ngo niko kujijuka. Aba bari bazi password ko y'ubuzima bw'iri ko ari ukubaha Uwiteka. Tuvuge cyane ngo amen. Baravuga ngo twebwe ntidukwiye gukora nk'ibyo umwami yategetse, ngo Abaheburayo nabo barabimenya. Niho handi baravuze ngo nta kizajya kuba ku ntore zanjye nakibamenyesheje. Ubu mureba tugendana amakuru dufite. Hari umuntu nigeze numva w'umukecuru avuga ngo icya mbere ni amakuru. N'abasenga Imana icya mbere ni amakuru aturuka i Siyoni, ngo n'abaho bari ngo bajya imbere y'Uwiteka barasenga, ngo uko barimo barasenga babwira Imana ngo ku itegeko ryatanzwe ko Umuheburayo uzabyara umuhungu agomba umwana we kuzahotorwa ataragera ku isi, ngo Uwiteka ngo yumva ayo majwi y'Abaheburayo kazi, ngo amasengesho barimo barasenga arazamuka agera imbere y'Uwiteka. Ndashaka kubatangariza ko n'uyu mugoroba amasengesho turi gusenga arimo aragera imbere y'Imana. Ababyumvise tuyikomera amashyi menshi. Ayo urimo urasenga, ayo wasenze abantu bahari batanahari, yageze imbere y'Imana. Ndabatangariza ko nta sengesho ry'umunyagara ribaho, nta n'usenga akina. Rekasta bena nawe wowe warasenze uryama, wowe warasenze mu byiciro runaka, ayo masengesho yarazamutse agera imbere y'Uwiteka. Ushobora no ko uyu musore n'ubuzima ufite bukomoka muri ayo masengesho wasenze. Ngo barangize ngo aho bari ngo Imana ngo yumva amajwi yabo. Cyo nyikundira ni igiceceka, ariko hari n'igihe iceceka ariko igaceceka yumvise. Yigeze iceceka rimwe sha, yaracecetse, ndayitabaza iraceceka, ariko icyo nyikundira iceceka yumvise. Muvuge ngo amen. Iceceka yumvise. Ngo aho bari ngo Imana bumva ijwi ry'Uwiteka rivugana nabo. Cyo nkundiriye Imana naho itari yohereza marayika. Tuvuge ngo amen. Ngo bumva ijwi riravuga ngo nimuhumure, ndi Uwiteka nzabatabara, sinzabatanga mu maboko ya Farawo. Icyo nyikundira nishobora gutanga umukiranutsi wayo mu maboko y'abanyabyaha. No, nibibaho. Nago no, nibibaho. Nago yagutanga guteze. Ngo barangiza aho bari, ngo igihe cyo kubyara kigeze, ngo bajya kwa muganga nk'abandi, ngo bagereyo, bajya mu byumba by'aho babyari, ngo bamare kugerayo, ya Mana itatererana abantu ngo igendana nabo. Yabwiye Kuro, iramubwira ngo yewe Kuro we, nzagendana nawe. Iramubwira ngo kandi hataringani nitwa Uwiteka nzahakuringaniriza. Nibigaragara nk'inzugi z'inzuma nzabicamo kabiri n'ibihindizo byabo. Icyo nyikundira nijye yendera ko tugenda twenyine, n'ahari imyobo abadayimoni batukuye, Imana iharagenda ikabanza ikahasiba, tukahatambuka yasibamye. Tuvuge cyane ngo amen. Ngo barangize bagendana n'Imana, ngo bari kwa muganga, ngo igihe cyo kubyara kigeze, ngo aho kuririmba bavuga ngo mama, bavuga ngo Uwiteka niwe Mana. Uwiteka niwe Mana. Ngo ibihangano by'umwuka ngo biraza, bakaririmba ngo uri Imana nyamana, uri Imana ishoboza abantu. Ngo uko baririmba, ngo igise cya mbere kikaba kirabahana, bakongera bati uracyari ya Mana ivuga bikaba. Icya kabiri kiraza, gatatu ati uri Imana ikora ibitangaza. Ngo barangize ngo bahita babyara, ngo Abaheburayo barabyara. Baravuga ngo password na yindi kwa ruguhimbaza Imana. Ngo Abanyegiputakazi ngo aho bari baribo,
ngo bari batewe n'imiborogo, barimo baraboroga, yororororo, ndapfuye mama yiwe ye baraboroga. Mu gihe baboroga, Imana ngo ijijisha babaganga ngo bajya kwita ku banyagiputakazi basiga abaheburayokazi. Kumbi kubasigaho ni igihe cyo gutabarwa k'Uwiteka. Imana ishimwe. Hari igihe Imana ijijisha abadayimunisha ikabajijisha bakabona ibizaba, ariko ntibamenye igihe wabigereyemo. No muri aya materaniro hari imbaraga z'Uwiteka zigiye gukora ibikomeye. Tera haleluya. Igibajijisha yarabajijishije urabyara, irabajijisha ibateza urujijo n'ubu kuba uriho. Imana hari ibyo yajijishije abagome, ijijisha abarozi, batega kuwa kabiri uzatambuka kuwa mbere, bayoberwa ibibaye. No muri iri teraniro Mwuka aravuze ngo yongeye gukorana nawe, kandi hari ikikoze. Twongera Imana icyubahiro, zamura cyane haleluya. N'abarimo baranyumva, Imana igiye gukorana nabo kubera ko hari imbaraga z'abadayimoni zijishije. Ngo barangize ngo aho bari ngo barabyara, ngo babyara abana. Imana avuga ngo kugira ngo nce agasuzuguro ka Farawo, n'abagombaga kubyara abakobwa bagomba kubyara abahungu. Niko Imana ikora. Iravuga ngo niba Chantal yari kubyara umukobwa, kugira ngo nemeze Farawo mwereke ko mfite imbaraga zikomeye, abyara umuhungu. Ngo bari bari muri icyo cyumba bose b'abaheburayokazi, ngo babye abana b'abahungu. Ngo barabyara, ngo bamara kubyara, ngo masengesha baza byiringiro, aramubaza ngo wabyaye iki? Ati ni umuhungu. Wewe wabyaye iki? Ni umuhungu. Wabyaye iki? Ni umuhungu. Mbe wabyaye iki byiringiro? We ni umuhungu. Ngo aho ngo baravuga ngo tubonye ko Imana yacu amaboko yayo ari magari, bahimbaza Imana. Ngo barangize itegeko riradeviwa, niryagerwaho uko umwami yaritanze. Ngo abaganga baraza, bagezaho b'abaheburayo bari, ngo basanga bose bacikiye abana, bari kuririmba gusa. Ngo iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri. Imana igitangaza ugiye gukora kigiye gutuma uyihimbaza. Icyo Imana ikoze kigiye gutuma uyiterera icyubahiro, kigiye gutuma uyihereza icyubahiro. Icyo Imana ikoze kigiye gutuma uyishimira. Tera haleluya. Kukola sandama bene grasso mene grato winde pride enorme, kuko ibyo ikora ni iby'imbaraga. Ngo barangize ngo umwami amenya ko abaheburayo babyaye nta mwana n'umwe wapfuye. Ngo ahamagaza bababyaza, arabwira ngo nimunyegere mbabazi, itegeko natanze rivuga ngo iki? Baramubwira ngo itegeko watanze rivuga ngo mu gihe abaheburayo tuzabona bagiye kubyara, tuzafata abana b'abahungu babye tubahotore. Arababwira ngo none ko bariya babyaye mutabahotoye, ngo umuganga umwe avamo ngo atera urutoki, aravuga ngo reka tukubwire mwana, bariya abaheburayo ni abanyembaraga. Imana ishimwe. Aravuga ngo ni abanyembaraga, aravuga ngo ni abanyembaraga. Icya kabiri, babyara ababyaza batarabageraho. Imana ishimwe. Ndashaka kubabwira ko abanyamasezerano baratungurana, abanyamasezerano baratungurana, bajya batungurana. N'ubu mugiye gutungurana, muzatungura benshi. La kabasayiremo enegrari, mugiye gutungurana aho mukorera, aho mutuye, aho mugenda, mugiye gutungurana.
kubera ko inda y'amasezerano mwari mutwite igiye kuvukamo igisubizo kizima. Iravuka mu mwana w'umuhungu, iravuka. Uwo muntu mwegeye mukure mu kiganza mubwire ngo inda y'amasezerano igiye kuvuka. Igihe cyo kuvuka kirageze. Igihe cyo kugira ngo ubuhabwe iby'Imana yavuganye nawe kirageze. Haleluya. Bajya batungurana, paratungura. Natunguye umuntu wandoza sha, yaramamagaye ngo njye kumusengera, yarwaye atabyuka, atava naho. Ngerayo ndasenga n'ukuri kw'Imana, arabyuka abaho. Amare kubyuka yikoza hirya gato ajya kunzanira icyayi ngo amare kucizana. Ubu niyo mpamvu na kimwe icyayi Nyandwi, icyayi nzajya nyinywa iwanjye. Nageze umugisha iwanjye icyayi kirahaba, nta kibazo mfite. Azana icyayi aragikoroga, amare kugikoroga arambwira ngo ndakuzimane. Ndamubwira nisenga, arasenga. Uko arimo arasenga njyewe ngira ihishurirwa. Imana irambwira ngo iki cyayi ugiye kunywa kiraroze, ariko ukinywe ntacyo kigutwara. Irongera arambwira ngo ukinywe ntacyo. Fata itasi ya mbere ndakinywa, ndamubwira nongeramo, yongeramo, nacyo ndakinywa. Ndamubwira nongeramo, yongeramo, ndakinywa. Ndamubwira nurakoze. Mare kugisoza arambwira ngo haguruka utahe. Ini haguruka utahe. Ndamubwira ni kunyirukaza, reka mbanze nduhuke. Ati wowe mfite gahunda ngiyemo. Hadi ubwo aryamye ku buriri, iyo gahunda yarayifite. Ndangize ndahaguruka ndamusezera ndataha. Ngera mu rugo. Mare kugera mu rugo, mageze mbwira madamu, ndamubwira nanyweye ahantu icyayi. Icyayi nanyweye mwukambwiye ko kiroze, ariko kandi yambwiye ngo ntacyo ndi bube. Ataha wa mugabo ndaryama. Uko ndyamye ndisinzirira, narasenze ndiryamira ndisinzirira. Mare gusinzira bigere nko mu masaa moya gutyo n'igice, madamu yari yagiye ku kazi. Wa muntu abaramamagaye, amamagaye arambwira nuraho. Ndamubwira ni ndaho nubwo washatse kunyica sinapfuye. Ini ndiho. Haleluya. Ini ndiho. Ndashaka utangariza abadayimoni ukababwira ngo ndiho. Ubabwire ngo igihe mwamigiye kirahagije, ariko igihe cyo kubaho niki? Have niki? Rangije ndamubwira ni ndiho. Arambwira ati wanyemera nkaza ngusaba imbabazi. Ini ngwino. Araza Turukiya yaravuye, araza arambwira ati burya ati narakuroze koko. Ini yego. Ini se wondogeye iki? Ati ni umuntu wambwiye ngo nkuroge, akubwira ko nziza ikize. Ati ngo yakubonye ugenda mu muhanda arakwanga, mu muhanda gusa kuza gutwigendera uku nigendera nk'abasirimu nk'abakire bose. Ati arakwanga. Icyo ati cyo. Ini none se ko napfuye uramubwira iki? Ati ndamubwira ko Imana yawe yakwimanye nyine. Ati yakwimanye. Ati cya kabiri iby'abapfu birebwa n'abapfu. Singe wahera Uwiteka nyimana gutyo. Ndashaka kubatangariza ko iyi Imana igiye inyuranye imigambi y'abadayimoni, igashiraho umugambi wayo. Tuyikomera amashyi menshi mu izina rya Yesu. Barangiza
bari bari tegeko riradeviwa n'iryakoro ngo umwami baramubwira ngo ni abanyembaraga kuko babyara abaheburayo babyara abaganga tutarahagera ngo icyo nacyo kiramubabaza. ndashaka kubatangariza ko abanyamasezerano abamenye Imana tubitse ibanga abisi batazi. Haleluya. Tubitse ibanga abisi batazi. babona dusangira nabo tugahurira mu isoko, ariko twebweho imbere muri twe hari undi muntu uvugana natwe. Haleluya. ngo basoza aho bari, mwami aravuga ngo niba ari uko byagenze, shyizeho irindi tegeko rya kabiri. Tegeko rya kabiri riravuga ngo umuheburayo uzabyara umwana w'umuhungu bazamufate bamujugunye mu ruzi. Iryo ni itegeko rya kabiri. ngo iryo tegeko ashyizeho nicyo gihe ngo nyina wa Mose yamubyariyemo, amubyara mu gihe Farawo adashaka ariko mu gihe Imana ishaka. ntabwo nyumvise. yamubyaye mu gihe Farawo adashaka ariko mu gihe Imana igize ite ishaka. ndashaka kubatangariza ko kuba uriho si impuhwe z'abadayimoni, si imbabazi zabo, uriho mu mugambi w'Imana. tuvuge ngo amena. nubwo ugenda mu mugambi w'Imana, uryama mu mugambi w'Imana, ukora uri mu mugambi w'Imana, kubw'imbaraga z'abadayimoni niwakabaye uriho, ariko kubw'imbaraga z'Uwiteka uriho. uzabaho. vuga cyane ngo nzabaho. vuga cyane ngo nzabaho. kubera ko Uwiteka yabyemeye. Mose avuka mu gihe Farawo adashaka ariko mu gihe Imana ishaka. n'uyu munsi wa none Farawo yabaye umucunguzi w'Abisirayeli. urugendo rwa Mose yabaye umucunguzi w'Abisirayeli. Mose acungura abantu abakura mu Egiputa baragenda. iyo Imana igufiteho umugambi ikunyuza mu bikomeye. ntabwo ushobora kuzagera ahakomeye utaraciye mu bikomeye. niba waramenye Imana, amasezerano ufite n'icyo Imana avuganye nawe, uzabanza ugeragezwe n'iryo sezerano. rirakugerageza ugatukwa n'umuntu udakwiriye kugutuka, ugasuzugurwa n'umuntu udakwiriye kugusuzugura, ewe ukamburwa agaciro nyamara wari uw'agaciro. ariko iryo ni isezerano riba rikugerageza. ariko umunsi isezerano ryasohoye, ba bandi bose bagusuzuguye, abagutaye, abagututse, aba bandi bazahindura amagambo. abavugaga ngo siwe bazahindura n'abavuga bati niwe, kubera ko Uwiteka yabyemeye. tuvuge cyane ngo amen. barangije ngo umukobwa wa Farawo, nyina w'umwana, yaramujyanye amushyira ku ruzi rwa Nili, ngo abarimo amushyira, amubohera akato, amujyanamo, ngo amushyiraho. mushiki we Miriyamu aravuga ngo njyewe sinzava hano ndamenye ibibaye kuri musaza wanjye, ngo aguma aho ngaho, ngo amare kuhaguma. Imana irebera abayo idasinzira, itibagirwa, iyibuka amasezerano yasezeranyije abantu. ngo yibuka ko Mose agomba kuzaba umugabo akaba umucungu. ngo ifata umukobwa wa Farawo iramubwira ngo manuka viwanyi bwa siga pisine, genda ujye mu gishanga hirya iriya ujye kogayo. ariko se koko yari agiye kogara na pisine asize iwabo? kwari ukugira ngo Mose atabarwe. haleluya. haleluya. kwari ukugira ngo Mose akurwa habi yarara, ngo amare kuba agezeyo,
ngo n'abaza n'abagaragu bamuherekeje ngo arebye iyo muruzi ngo arebayo ngo aboneye akantu ngo karimo karareremba hejuru. Imana ishimwe. Ndafashijwe n'ukuri k'Uwiteka. Ngo akabonye ngo abwira umugaragu aramubwira ngo genda unzanire kariya kato ndeba karimo karareremba hari. Ngo amare kujyamo bakazana. Ngo afunguye ngo asangamo umwana w'umuheburayo. Bibiliya avuga ngo yari umuhungu mwiza. Amina. Mwiza w'uburanga. Bibiliya ivuga uburanga uzumve ngo ni uburanga. Yari mwiza. Ngo amurebye ngo yibuka ko abanyegiputa bene wabo ari abagome. Aravuga ngo sinamujyana iwacu kwa data bamwica. Aravuga ngo ndashaka umuntu w'umuheburayo kazi uzamunderere. Ngo mushiki wa Mose ngo arita mu matwi araryumva. Aravuga ngo menye numvise amakuru numvise. Ngo aragenda ngo aramwegera aramubwira ngo umuheburayo kazi wakurera umwana ndamuzi kandi arahari. Yavugaga nyina wari wamusize aho ngaho. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ngo arangize ngo aramuhamagaza aramubwira ngo ibihembo byose bizasabwa k'uyu mwana akura njyewe nzabitanga. Genda umurere nakura uzamunzanire. Ngo nyina w'umwana asubirana umwana we. Ndashaka gutangaza iki muri uyu mwana? Ndashaka gutangariza ko ibyo mwaburanye hari izindi mbaraga zigiye kubiguhesha. Banza utanyumvise. Ibyo mwaburanye hari izindi mbaraga zigiye kubiguhesha. Harakoreshwa itegeko. Nta tolerance iri bubemo, nta kwinginga kurimo. Harakoreshwa imbaraga. Muvuge ngo amen. Twongere cyane amen. Ngo arangize umwana asubira kuri nyina. Nyina arongera aramwonsa. Nyina arongera aramuheka. Nyina arongera aramutwikira. Amenya ko umwana ari uwe. Ndagutangariza ko muri uyu mugoroba ugiye guhabwa ibyawe. Komera Imana amashyi menshi. Ibyo mwari mwaraburanye mugiye kongera guhura nabyo. Tera haleluya. Rongera. Bitinde bitebuke ugomba kongera guhura n'ibyawe. Uranyumvise? Ngo aramuheka arongera amusubiza kwibera. Umwana aronka. Ngo umwana yakonka kubura amazi akabona mama we. Mama we ngo akamwenyura agaseka. Akavuga ngo Uwiteka we uri Imana ivuga bikaba. Uri Imana iteka bigakomera. Ngo umwana asubira kuri nyina. Ndashaka kugutangariza ko imbaraga zakurwanyije, izo mbaraga muri iri teraniro ziteshejwe agaciro n'imbaraga z'Imana. Hejuru y'imigambi mibi, hejuru y'imbaraga mbi, hari imbaraga z'Uwiteka. Akira imbaraga z'Uwiteka. Akira imbaraga zirema. Akira imbaraga zihindura. Akira imbaraga zishiraho. Tera haleluya. Imbaraga z'abadayimoni zigiye gutsindwa hakore imbaraga z'Imana. Dusenge Imana. Hejuru y'izo mbaraga umaze iminsi urwana nazo, ndatangaza ko hari ihumure rivuye ku Uwiteka. Ndatangaza ihumure muri uyu mugoroba. Ndatangaza ubuzima budakomoka aho ukora, bukomoka mu biganza by'Imana. Ubu buzima ntabwo buhindurwa n'abantu, ntibikurwaho n'iminsi. Ubu buzima Imana itanga nta mbaraga isaba kugira ngo ibikore, yo ubwayo irihagije. Mama, ukwezi kwa 12 Imana ivuganye nanjye. Irambye ngo ku itariki
zihera uko igicuri, yirukana imbaraga mbi yari kuzatuma wikubitagura hasi, kandi uyu mwaka uzawurangiza uri muzima. Niko Uwiteka avuze. Komera Imana amashyi meza. Ndashaka kubatangariza ko uyu mugoroba hari abantu bahinduriwe amazina. Hari amazina mwiswe n'abantu, abandi muyiswa n'isi. Isi bahimba amazina, ariko muri uyu mugoroba ayo mazina Uwiteka arayahinduye. Tuvuge cyane ngo amena. Twongere cyane amena. Tawasini mandore gra atawasini leva elki enota wazana mande enema. Kuko Imana ivuze ko ariyo ihindura ibihe n'iminsi yonyine. Imana ijya inyuranya ibihe, ikabinyuranya aho abantu babonaga ko bitazashoboka, imbaraga z'Uwiteka zikabikora bigashoboka. Munyemere dusenge Imana, munkundire dusenge, tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Twongere cyane amen. Mwuka Wera akoze ibikomeye. Iri teraniro Imana ibohoye abantu imbaraga z'abadayimoni. Hari abararaga barwana n'iyo myuka, bakara barwana n'imbaraga mbi, ariko iri joro Mwuka aravuze ngo muraryama musinzire. Muraryama musinzi, kuko imbaraga z'Uwiteka zibagezeho. Stand up. Ndagira ngo dusenge Imana. Hagati y'imbaraga z'abadayimoni, iyo migambi ya Satani ivugurujwe n'umugambi w'Uwiteka. Nshaka kubatangariza ko icyo Imana ivuze iragikurikirana. Imana ntihinduka, Imana ihoraho. Imana ntabwo ipfa, Imana ihoraho. Ninahinduka ku ntebe yayo. Bibiliya yaravuze ngo isi n'intebe y'ibirenge byayo, ijuru n'intebe y'Uwiteka yicaramo. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo dusengere abantu nka babiri. Umuntu umaze igihe arwana n'imbaraga mbi y'ibyaha, karwana n'iyo mbaraga, agahora atsindwa umunsi ku wundi, agahora atsindwa n'ibyaha buri munsi, guhinduka bikanga, kurekura bikanga, kandi muri we akumva muri we arabishaka, ariko imbaraga mbi ikamutsikamira, agahora ahora mu byaha. Uwo muntu ngira ngo tumusengere Imana. Niba arimo aze tumusengere Imana, kubera ko Imana icyatumye Imana yohereza umwana wa Yesu Kristo kwari ukugira ngo acungure abari mu isi bose, n'abari bari hano bavanweyo bazabona ubugingo buhoraho. Haba harimo umuntu utari wakizwa ngo tumusenge? Nicyo nari mvuze, tumwirukane iyo mbaraga y'ibyaha. Ese haba harimo umuntu wigeze uba imbere y'Imana akaza kugira intege nkeya, akagwa agasura mu byaha, ngo nawe tumusenge? Niba arimo baza tubasengera Imana. Niturangiza ndaza kubabwira ikiri cyifuzo kimwe turi busengere, ubundi dusoze. Barimo ngo arambure ikiganza, arimo gupfa, Imana yivuguruza. Ndashaka gutangariza ko nawe imigambi y'abadayimoni baba bagufiteho uyu mugoroba igomba kuvaho, umugambi w'Uwiteka akaba ari uzasohora. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana ishobora byose, uri Imana nyamana, uri Imana ihindura patokereza, uri Imana ikora shewi enema, uri Imana ifite imbaraga zikomeye. Tuvuguruje imigambi y'abadayimoni kuri abantu, tuvuguruje imbaraga z'abadayimoni, tuvuguruje imigambi yabo. Ibyo abadayimoni bari baragambiriye turabyanze muri aya materaniro, turabyanze muri aya masengesho, turabyanze muri uyu mugoroba. Ibyo bagambiriye ku bagabo, ibyo bagambiriye ku babyeyi, turabyanze. Turirukana izo mbaraga, twanze iyo migambi, turirukana imbaraga mbi, imbaraga z'abagome, imbaraga z'abakonikoni, imbaraga z'abacwezi,
imbaraga z'abapfumu, imbaraga z'abarangi. Yewe Uwiteka we, uyu muntu araba ari aha ngaha, ari n'uri kunyumva, erekota yasika, twirukanye izo mbaraga, imbaraga mu bana babo turazirukanye, izituma abana babo baryama barotaguzwa, izo mbaraga turazanze, turakubita hasi imigambi y'abagome, dayimoni dekura ubuzima bw'aba bantu. Turasenze muri uyu mugoroba ngo imbaraga z'Imana zineshe, imbaraga z'Imana zikora ibikomeye. Imyanzuro bari baranzuye turayanze mu izina rya Yesu. Twanze imyanzuro ya Satani, twanze imyanzuro ye, turayanze muri iyi minisiteri. Nibabona imbaraga zawe, iyi minisiteri nibumva imbaraga zawe, iyi minisiteri nibakira izindi mbaraga, iyi minisiteri babona izindi mbaraga, iyi minisiteri ayayayayayaya herakota. Imbaraga zose zabarwanya turazirukanye, turazirukanye, tuvuguruje iyo migambi. Ibyo bari barashize abadayimoni turabyanze muri uyu mwanya, turabyanze muri uyu mwanya. Twanze imigambi yabo, imigambi yabo ntabwo izahama, nta nubwo izasohora. Turasenze ngo uyu mugoroba haboneka impinduka. Leka salema lehide bina tangosi sheni katangolesa dewi ene manda ya gloire hela tika sandonema dewi ni minigra hewe kita shewiri dra shetoke taya sika me enoye dra tiwiga sinima towika kute pre mendi asi. Ndabona marayika w'Uwiteka, ndabona marayika w'Uwiteka, ndabona marayika muri iteraniro arimo aragenda akiza abantu. Izi ndwara arimo arazikiza, indwara zo mu nda, indwara z'imigongo. Marayika w'Uwiteka ndabona akiza abarwayi, abari barwaye ndabona bakiza. Reka tango yasi shendere bre ndanone mandagira shandore kota. Ibyo bari baragambira abadayimoni ntabwo ari byo bazabona. Imana ikoze ikinyuranyo, Imana ikoze ikinyuranyo, Imana ikoze ikinyuranyo. Leta wasini mando, Imana ikoze ikinyuranyo, Imana ikoze ikinyuranyo. Imigambi ya Satani iteshejwe agaciro, imyanzuro ye iteshejwe agaciro muri iyi minisiteri. Imigambi ya Satani iteshejwe agaciro. Dore mbonye imbaraga z'Uwiteka zikorera namwe, imbaraga z'Uwiteka zigiye gukora namwe, imbaraga z'Uwiteka zirubatse, imbaraga z'Uwiteka zirakomeje, imbaraga z'Uwiteka ziraguye, imbaraga z'Uwiteka zikoze ibitangaza. Iyi minisiteri igiye kuba ku rundi rwego rudasanzwe, igiye kuba ku rundi rwego rudasanzwe. Tawa sandone mandika tapitoza beni grasto beno. Imbaraga z'Imana zikoze ibikomeye, zikoze ibikomeye. Turagushimiye Mwami Yesu ko imigambi Satani yaradufiteho atariyo izasohora, ahubwo hazasohora icyo wavuze ku bantu bawe. Tugukomeye amashyi menshi. Twese tuvuge ngo amen, twese tuvuge ngo amen. Tera haleluya. Imana ikoze ibintu bikomeye cyane. Nabonye hari abantu bari barwaye, nabonye marayika agenda bakoraho, nkabona abantu babona ubuzima. Imana yavuze ngo itanze ubuzima, Imana itanze ubuzima. Tuvuge ngo amen.
etawasi eno, kandi buri muntu wese ku giti cye Imana iramusuye. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu.